Kora ifoto nziza ya cover ndetse ukore ifoto nziza ya profile ya YouTube channel yawe. Hanyuma utekereze neza no ku izina ryayo. Uryigeho neza, urebe izina ritazahura n'andi mazina menshi mu gihe utari wamenyekana ku buryo umuntu azajya yoroherwa no kukubona vuba vuba. Then reka dutangire. Iyi ni M2 TV Rwanda. Hi. Hello family members. Welcome back to my channel. Mureke duhere ku gufungura email. Murabona ko hano hari urugero rwa email twari twatangiye dukoresha ari iyi ngiyi urimo kureba kuri tableau yawe, ndimo kugenda selectingamo akajambo k'ubururu. Noneho reka dufungure email yacu bundi bushya, hanyuma tunayikorere channel iri special kabisa, hanyuma turebe uburyo ki tugiye kujya twikorera channel tukinjiza amafaranga, tukihangira imirimo ndetse tukava mu bushomeri. Uratangira wandika hano Google email sign up cyangwa se Gmail sign up, ukirika kuri iyi link ya mbere create Gmail account, ukirikeho hanyuma bakuzanire amagambo menshi ameze gutya, ujye kuri aka kaburu kanditseho create na email, ukirikeho bagukomezanye bakwinjize aho ugomba kuzuza umwirondoro. Hano wa mbere washyiramo izina rya mbere, ha kabiri ushyiremo irya kabiri, hanyuma ukore next. Urabona ko ari create Gmail ariyo table twagezeho. Ukora next bakubaza igihe cy'amavuko utangira n'ukwezi, hanyuma hakurikira ushyiramo itariki kuri day, ushyiramo n'umwaka, kuri gender wuzuzamo igitsina. Then tujya kuri next. Imyaka twayujuje nabi gusa twakomeje. Next bahita bagusuggestinga email cyangwa se ukajya kuri aka ko hasi kanditseho ngo use your existing, ariko twahisemo ya mbere turakomeza. Password hano ushyiramo password nziza kandi wizeye ku buryo channel yawe nimara kugira higira bitazoroha ko umuntu ya hackinga email yawe. Murabizi ko email twatangiye tubabwira ko ari wo mutima wa channel, no creatinga email nziza ifatika, hanyuma ugakora next. Ni nkaho step busa nkaho uzigeze kure umaze kuzica intege. Ikintu kiba kibura ni ugukora next. Urabona ko twayanditse ahandi hantu, tuyikora copy tuyipestinga mu nibyo biba byiza kuko uyandika kabiri, byaba byiza yanditse ku rundi ruhande ukayikora upestingamo. Hano baragusaba gushyiramo recovery email cyangwa se email yindi y'undi muntu, ariko ntayo. Dukora next tukikomereza, ukajya kuri agree. Urareba ko email tuba dusa nkaho dushoje kuyifungura already, dore ngiyo hejuru. Ukimara gukora email rero tugiye kuyikoresha noneho. Kubera njye nari nyisanganywe ari iyi ngiyi naberekaga, ntago ndi bwongere kujya gukora sign in. Ndafungura tab yindi, hanyuma nandikemo www.youtube.com. urabona ko yahise iza iri suggest, hanyuma ugakirika kuri iyi link ya mbere. Bitavuze ngo ni ku mashini gusa, no kuri telefone ujya muri Chrome yawe ukandikamo YouTube. Wamaze gukora email by signing in, hanyuma ukandikamo YouTube, igafunguka imeze itya. Ukora hariya mu kamenyetso k'izina aho email yawe iherereye, hariya mu ruhande rw'ibumoso urimo urahabona neza. Ukajya kuri create channel ngaka hano kano kabanza kano ko ndimo guselectingamo, ukagakirikaho direct. Bahita bakwinjiza kuri tableau yanditseho how you appear, cyangwa se ukuntu uri buze kugaragara. Ni ugutangira n'izina rya channel yawe, ndetse hejuru ushaka washyiramo n'ifoto, ugandika izina ryawe neza wahisemo watekerejeho, ndetse uzajya ugaragariraho unaha abantu kugira ngo bagushakireho. Then ugakora create channel. Bamaze kuguha aka V ka green bikwereka ko izina uba warikoze neza, ndetse iyi handle iyo ushaka YouTube irayikorera cyangwa se ukayikorera iyo munsi y'izina. Then ugakora kuri create channel. Murabona ko birimo guprocessinga. Nyuma yo gucreatinga channel, urareba ko yitwaye Moses Live TV. Tugiye gukora icyo bita ku branding cyangwa se kugenda dushyiraho amafoto. Tugiye gukora icyo bita ama brands cyangwa se kugenda dushyiraho ibimenyetso, logo cyangwa se n'ama cover photos n'ibindi bigiye bitandukanye. Urabona ko channel yo yamaze kuba barakubwereka hari content, ariko hari ubusa n'izina
na diragaragara na picture cyangwa se profile hariho M kubera ko niyo capital itangira izina ry'icano, kubera ko ntago turakora ama brand. Hano urareba ko iyi ni brand ya mbere urayaploadingamo ariyo cover nkuko mwatangiye kuri ya foto yanjye muyibona. Ndaza noneho no gukora ifoto nya uploadingira ahangaha ifoto ya profile picture mbehe bimere nk'ibi ngibi neza, nk'ibi ngibi uko nayikoze ya M2 TV. Ngira ngo murabona ukuntu yubakitse kabisa, hejuru ngo ni All Media News live on TV, ku buryo ugera ahangaha ugahita wibwira igikorerweho. Then after iyi ni dashboard ikwereka ibyo wakoze nuko wagiye ukora mu mezi, hanyuma ku uploading aho ugiye hano kuri create ugakora upload, ugahitamo video mu mafile yawe. Hano kuri select file bahita bakuzanira storage yawe, ndetse no kuri telefoni akenshi biba bimeze kimwe n'amagambo akoreshwa baramwe. Itandukaniro ririmo gusa nuko tuba twakoresheje Chrome kandi telefoni ifite YouTube yayo original. Ni ukuvuga ngo rero hagomba kuzamo gatandukaniro gakeya ariko koroshye, icyaba kitakunogeye cyangwa se utari musobanukirwe neza wakandika hano muri comment tukaza kugusobanurira. Ikiri bukurikire tugiye kuba uploadingira indi video iri buzivuga uko wakora verify cyangwa se two step verification, ku buryo umuntu azajya ahita gusacinga. Hari ukuntu ukora channel wabwira umuntu izina yayisacinga akayibura, ariko none hangiye kugukorera indi video iri buzikurikira ingi izabikwereka uko wakora channel ndetse ikajya isakingwa ikanaboneka. Bivuze ngo ubu ngubu channel twari tumaze gucreatinga right now nuyisacinga ntabwo uri buyibone, gusa yo dumaze gukora two step verification wayisacinga wese arayibona. Urumva ni hibanga rikubiye. Nkurarikiye kuza gukurikira ikiganiro kiri bukurikira ahangaha tubereka buryo ki ukora verification ebyiri za channel yawe kugira ngo ibashe kugaragara ndetse ushyire na content abazishaka bazibone. Ciao ciao.